sinshaka gukora ibyo njye nifuza, mwami nkoresha icyo wampamagariye. Nk'uko imparakazi yahagizwa no gushaka imigezi, ni ku mutima wanjye ukunyotewe mwami. Hari abana bitwa Vestine na Dorcas, baniba nyine indirimbo nziza ziramfasha. Nyine hari ibihe umuntu ageramo cyane cyane nk'iyo nabaga ndi ku ishuri, nyine zarankomezaga, cyangwa se mu buzima busanzwe nkahora n'ibibazo, nkareba muri interview yabo nyine bikankomeza, kuko bakunda kuvuga nyine bavuga ahantu Imana yabakuye, bayishimira aho ibagejeje. Nanjye nkumva nyine muri uwo murongo biramfasha cyane, bikananyubaka. Nyine niyo mpamvu mbakunda cyane. Gusa nyine nkunda na Papi na Dorcas umugore we, yarabinyemereye, umutima wanjye wawujuje amashimwe, akanwa kagenda kukuzuza indirimbo, aho byari bigoye waratabaye, warakoze mwami. Nongeye kuba ikaze ngira nti Rutagwabiza iminega rwa mugabo nyirigira umwami amahoro, nkunda kwirahira abasangiza itetu kandi urusogo rw'umutete w'ubutayaro batemba amatama yombi, kuko niwe mwami ushobora byose, muhanga mu byo yahanze wahanze byinshi bihambaye, ndetse n'abahanzi bahanga iby'isi ntawahanga ibyahanzwe n'imbaraga ze zihambaye. Uyu munsi rero twakiriye umuntu ntaramenya ngo ninde, namwe kandi ndabizi ko mufite amatsiko yo kumenya ngo ninde. Reka mu mwanya babwire uwo ari we. Ya murakoze, amazina yanjye nitwa Nowera Turanezerewe, nijejwe no kubana namwe hano ngaha. Ndi umukobwa ushima Imana, nkunda Imana n'abantu bayo. Murakoze. Nowera, umukobwa ushima Imana, ukunda Imana n'abantu bayo. Ese Nowera ni muntu ki? Ese ndagira ngo utwibwire mu buryo bumeze gutya. Birashoboka ko ushobora kuvuka wenda ugasanga iwanyu ni abakristo, itsoke nawe ugahita uba umukristo. Birashoboka ko waba uri nyine uri umuntu uri aho ngaho gutya, tukaba tukwakiriye kugira ngo uduhe ubuhamya, cyangwa se utange inyigisho, cyangwa se uhugura abantu bakuru. Wenda ndagira ngo mudusuhuze cyangwa se mwibwire abantu mu bintu bijyanye n'uko mukora. Ni ukuvuga ngo nimba uri umuririmbyi uraririmba akaririmbo gato abantu bumva ijwi ryawe, nimba uri umusizi uravuga igisiga abantu bumva igisigo cyawe, nimba uri n'umuvuzi w'amazina y'inka uraza kuvuga amahamba abantu babyumve. Karibu nyine wisobanura abantu muri ubwo buryo. Ya nyine muri make Nowera nyine nk'uko nabivuze ni umukobwa ushima Imana. Nyine nagiriwe ubuntu, ngirirwa umugisha n'amahirwe. Nyine mvuka nsanga mu rugo, mvukira mu muryango w'abakristo, haba mama haba papa bose. Navutse nsanga nyine mu rugo dusenga mu itorero rya ADPR. Nanjye nyine nkurira muri uwo murongo, mbishimira nyine n'Imana cyane. Nyine mu buzima busanzwe ndi umuririmbyi, ndirimba muri korali Penueli hariya Kabeza. Nyine niwo nkorera umurimo w'Imana. Nyine hari indirimbo ijya imfasha, ni ya korali ntago nyibuka neza, gusa nyine iramfasha. Ku ishuri twayaga dukunda kwiririmba, reka mbasangizeho gatoya. Mwami Mana ngwino uganze muri njye, wiberemo nguhayemo ibyicaro, utegeke mwami ngwino uyobore, umutima wanjye uragukeneye. Nk'uko imparakazi yahagizwa no gushaka imigezi, ni ku mutima wanjye ukunyotewe mwami.
bwawe bwime mu mutima wanjye. Nowera Imana iguha umugisha cyane. Dutangiye gufashwa none ise usoreza aho ngaho ariko se Mana yanjye, ariko n'ubundi turakomeza turirimbe. Rero ndagira ngo wenda tutarakomeza, ese mu buzima busanzwe ni uwuhe muhanzi nyarwanda ukunda? Umuhanzi nyarwanda nkunda mu buzima busanzwe hari abana bitwa Vestine na Dorcas, baniba nyine indirimbo nziza ziramfasha. Nyine hari ibihe umuntu ageramo cyane cyane nk'iyo nabaga ndi ku ishuri nyine zarankomezaga, cyangwa se mu buzima busanzwe nkahora n'ibibazo nkareba muri ama interview yabo nyine bikankomeza, kuko bakunda kuvuga nyine bavuga ahantu Imana yabakuye bayishimira aho ibagejeje, nanjye nkumva nyine muri uwo murongo biramfasha cyane bikananyubaka. Nyine niyo mpamvu mbakunda cyane. Gusa nyine nkunda na Papi na Dorcas umugore we, nyine nabo ndabakunda. Aba ni abantu babiri nkunda bagizwe n'abantu bane, gusa nyine bakora nk'amatsinda abiri. Yego, murakoze. None tutarakomeza kuko turaza kugusaba ubu nabitekerezaho, uraturirimbira indirimbo imwe imwe gusa abo bantu ukunda. Uraturirimbira Papi imwe ndetse na Vestine na Dorcas imwe, ariko tutarakomeza, ubundi Nowera akunda kurya iki mu buzima busanzwe? Nowera nyine mu buzima busanzwe nkunda igitoki cyane pe cyane. Nibyo biryo njya nyine nkumva ndishimye binguye neza. Murakoze. Imana ishimwe cyane, akunda igitoki. Ubwo abaye yagusuye wagira gutya agatoki kakaba hafi. None icyo kunywa mukunda ni iki? Icyo kunywa nkunda yawurute. Yawurute hafi aho, igitoki hafi aho. Rero tutarakomeza, wenda mu buzima busanzwe ni ikihe kintu Nowera ajya abona kimubangamira mu buzima, cyangwa se nk'ikintu umuntu ashobora kugukorera ukavuga ati kino kintu ngewe kirambangamira, mbese ukumva utakunda umuntu wagukorera icyo kintu? Ikintu kimbangamira mu buzima bwanjye gutyo mbona, ntabwo njya numva nakunda kwinjira umuntu mu buzima bwe ngo muvuge uko atari, cyangwa se nuko ari ntabiherewe uburenganzira. Nanjye ibyo ntabwo mbikunda. Iyo numvishe nyine umuntu amvuga cyangwa se nyine biri muri iyo nzira yo kumvuga, mbese muri make ibintu by'amagambo ntabwo mbikunda, haba kubikorera undi cyangwa se kubikorerwa ntabwo mbikunda. None Nowera ni ikihe kintu umuntu ashobora kumukorera kikamushimisha akavuga ati iki kintu ngewe kinkoze ku mutima, umuntu wankorera iki kintu nta nubwo nazakibagirwa? Nyine ubwo umuntu navuga nk'ababyeyi banjye, nyine hari ibintu bankorera nkabona birimo urukundo rwinshi, nyine ndabakunda ndanabashimira. Nibo bantu nyine bajya bankora ku mutima. Gusa nyine mfite n'inshuti zanjye zimba hafi, nazo ndazikunda, zijya zikora ibintu binshimisha nkaba nababaye, gusa nahura nazo ngashiduka nasetse kuko bakoze ibintu nkunda. Ego nyine aba bantu bari muri izo kategori ebyiri, ababyeyi banjye, inshuti zanjye, nyine hari ibintu bakora bikanyura bikanshimisha. Gusa nyine mu buzima busanzwe nkunda kuririmba. None ntago mbizi pe, ako nyine nka gutya ushobora kuza nk'iruhande rwanjye uri umuntu tumenyeranye, wazamura indirimbo nayo nababaye ngashiduka, cyangwa se nk'iro turuva naririmbye nanjye nkishima. Nyine n'ibyo bintu. Yego, uratubwiye ngo ntabwo uzi kuririmba, ariko njyewe nateze amatwi ku karirimbo ka mbere numva ni neza pe, numva uranabizi ndetse cyane. Niyo mpamvu abadukurikiye muraza kutubwira muri komenti, mube hafi, mwicare, mutere agatebe, tuze twumve uyu mukozi w'Imana agiye kuturirimbira indirimbo ya Vestine na Dorcas, yongera turirimbira n'indirimbo ya Papi. Tuguhaye ikaze. Nta n'ibindi bintu byinshi ndaza kuvuga, ndifuza ko uyu munsi ibikorwa biza kuruta amagambo. Muturirimbire. Yego, indirimbo ya Dorcas na Vestine nyine nkunda, hari indirimbo yabo batangiriyeho yitwa nyine nahawe ijambo. Iyo ndirimbo ndayikunda, reka ndirimbeho gatoya nyine. Murakoze. Urugamba rugeze mu mahina, warurwanya uruhereye mu mizi, iminwa y'abadukwenaga warayice
wicecekeshe uravuga nanjye nahawe ijambo kuko byemewe na nyiri ijambo nanjye nahawe ijambo kuko byemewe na nyiri ijambo umutima wanjye wawujuje amashimwe akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo aho byari bigoye wanatabaye warakoze mwami umutima wanjye wawujuje amashimwe akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo aho byari bigoye waratabaye warakoze mwami mureke nshime narabyemerewe mureke ndamye narabyemerewe mureke nshima Imana yarabinyemereye umutima wanjye wawujuje amashimwe akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo aho byari bigoye waratabaye warakoze mwami reka turirimba indirimbo ya Papi Crave urukundo rw'umukiza ni nk'amazi menshi cyane ameze nk'isoko nziza idudubiza muri we urukundo rw'umukiza ni nk'amazi menshi cyane ameze nk'isoko nziza idudubiza muri we Yesu niwe wuguruye rwa rurembo rwo mu ijuru kugira ngo ndwinjiremo kubw'ubuntu bwishagira Yesu niwe wuguruye rwa rurembo rwo mu ijuru none se nowera twakiriye uyu munsi nta wundi muhanzi nyarwanda waba ukunda nkunda nyine nuza James na Daniella ndabakunda nyine indirimbo zabo ziramfasha rero ndagira ngo tugana ku musozo abanyarwanda badukurikiye ntekereza ko bakunezerewe bitewe n'uturirimbo umaze kuririmba ka Vestine Dorcas ntekereza ko kakoze benshi ku mutima ndagira ngo noneho uturirimba ku karimbo ka James na Daniella nurangiza uhita usenga Imana tunasoza karibu rero umukozi w'Imana yego hari indirimbo ya James na Daniella ngiye kubaririmbira nyine ndayikunda yitwa nkoresha nyine mba numva nyine nyikunda namwe nifuje kuyibasangiza nyine kuri uyu munsi abantu badukurikiye hirya no hino sinshaka kuba njyewe nifuza kuba mwamimindura mbuwo wampamagariye sinshaka gukora ibyo njye nifuza mwami nkoresha icyo wampamagariye gukora umukoro utari uwanjye
wanjye nabyo nugutsindwa oya nkoresha icyo wampamagariye gukora umukoro utari uwanjye nabyo nugutsindwa oya nkoresha icyo wampamagariye dore imbere yawe unkoresha ibyo ushaka icyo wagambiriyeho mbere ntarabaho icyo wagambiriyeho mana mbere ntarabaho. Murakoze, reka dusenge Imana nyine n'iyindi yose muyikomeze muyirebe, iyo ndirimbo izajya yubaka mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Reka dusenge Imana. Mana turagushimye, Uwiteka turaguhimbaje, turagushimye ko uragushimwa, turaguhimbaje ko uraguhimbazwa. Uwiteka turagushimiye ko wabanye natwe ndetse n'abadukurikiye bose ukabana nabo. Ndakwinze kugira ngo wohereze umugisha buri wese wigomwe cyangwa se uzigomwa kureba ibingibi twari turimo dukora twamamaza ubutumwa bwiza. Shimwa kandi uhimbazwe, ukomeze wagura umurimo w'ivugabutumwa kuri twebwe ndetse n'ahandi hose ku isi. Uwiteka ukomeze ushyigikire buri umwe wese uzabigiramo uruhare kugira ngo bikorwe bigende neza, benshi bahindurirwe gukiranuka. Urakoze kumva gusenga abana natwe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.